Yesu rukundo rw'Imana yacu nawarondoru kwarungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo rwatumye Yesu zamwisi yacu ngindushya turuhure nacyakirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Hari igitero nkunda kandi ukwikunda aho sha umwana wayo nikwikunda nari umugome wese kutuderanja bro nari umugome aho niho nkunda cyane nukwima Yesu ngwambambire ku musaraba kandi ukwikunda aho sha mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho urubanza nacyo nari kuzakora ngo nemerwe ni yacyuze ijwi riraza none mw'abantu mwe nyemeje mbasa namushima ndemeye turabashuje kandi tubaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT ni channel ni Clever TV show. Nshima wowe wamaze gukora subscribe, ni umeze neza shima Imana, utameze neza ihangane, ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza. Mayikaze abakunzi bacu bari iburasirazuba b'Injya bwaryo ndetse amajyepfo y'Amajyaruguru yewe no muri Kigali, banza ukore subscribe yongera amakuru meza abagiye atandukanye. Ngarukanye n'umukobwa mukunda cyane muri benshi, dore ko mwese iyo mubonye uburyo aba yambaye, dore ko mu iminsi amaze iminsi yateretse natural hair. Reka mbanze mbereka uburyo yaje yambaye, mere hasi kuzamuka hejuru. Yaje yambaye ubusemi bavugera, yambaye congo nakobwo ni sandales z'abakobwa, ariko sha ako ni nabyo bamugani sandales z'abakobwa. Nzamuka hejuru gake gake, nzamuka hejuru nerekana yambaye icyo bita butch y'umweru, nzamuka kuri Infinix cyangwa telefone afite, nzamuka hejuru nerekana uburyo ameze. Kameraman hangane gato nerekana uburyo mu maso yaje yajaritse cyo bita ngo kwegekaho, afata abakiga ubwo nyine no kwegekaho. Reba sha ariko mw'abantu mwe iyi si iraryoshye. Reka nze nganire na Mishu kubera ko kwa Clever mumenyereye amakuru cyane, kubera ko akenshi ni umuntu uganira, ni umuntu w'Abanyarwanda, ni umuntu utarya indimi. Ngiye kumwakira aho ngiye kuba twaganira kuri byinshi biba bitandukanye, ariko mbere na mbere ndashima ko yaje yambaye neza. Mishu turakwakiriye.
Ego murakoze. Meze neza? Nk'ibisanzwe murameze neza. Urashima Uwiteka? Ya. Tangira utirimba indirimbo y'Imana ukunda cyane. Oh mana we. Nzakagendana. Oya pe. Erega aho ngaho muri nzakagendana hari igihe kabari n'agacuma k'urwagwa. Ubu rero noneho njyewe indirimbo njye kubaririmbira. Ndakwiringiye Yesu. Kuko kizi ko nyikunda gitajya kunshotora. Ako afite n'izindi nkunda. Hari indirimbo ya Serge yamuremye ivuga ngo twagiye. Singa twagiye. Wandemanye umutima. Bani muri kone risoni twagiye. Semwe yatsinze mani. Nanjye muri Yesu. Mfashwa ndetana umwuka wera. Twagiye. Wandemanye umutima ukuramya Mani baretse kuririmba nabi. Bari kuririmba ratanga inzugi zikingutse zitarimo n'amavuta. Muceceke. Okay, twagiye. Akusi wanze basi. Twagiye cyangwa ngashiramo. Twagiye. Wande reka ririmbo kwe basi reka nanjye twagiye. Ndije mbaza bashobora. Mana ituru umwana mubi uri gushiramo base dafite na gahunda. Sibyo? Ariko na kirimo. Twagiye kanangire. Wande Seze bava itatangira ngatanseka mani ayitubiretse gato. Buretse natone nawe tutangira sibyo? Uraza gutangira tudatangiriye rimwe. Rikunzata. Okay. Seriously, Mishu. Mukayarida. Ndiwe zimana. Amen, amen. Yeah. Yego twagiye. Wandemanye umutima ukuramya uzuzamo. Arayibagiwe indirimbo. Shamisho no timura kabisa. Ibimbamo biramvura bigatembera mu mutima. Mana nyagasani kambabwiza ukuri. Uyu munsi twaje mu mbaga z'Uwiteka. Oya hari yindi nshaka kubaririmbira. Twagiye. Mamavuta David iki gihore. Yego twagiye. Urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ijambo Uwiteka azabe abamuhungiraho barakomera ntibanyeganyerwa barakomera. Urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditseho ijambo Uwiteka azabe abamuhungiraho barakomera ntibanyeganyezwa. Hari n'indi nkunda si wanshize kuririmba ibiriho ubu n'ibizaza hanyuma nakizankura ku mwami. Niwe wenyine wanguze amaraso ye nakiguzi nambana nze. Ibiriho ubu nibizaza hanyuma nakizankura ku mwami. Amena. Niwe wenyine Haleluya amena. wanguze amaraso ye nakiguzi nambana nze. Ava mu bushinzi bwose agiyemo. Ibiriho ubu nibizaza hanyuma. Amena. Nakiguzi nambana. niwe wenyine. Mishubete gato. Gutyo yemwe ndimaze Uwiteka ni kuki kimbaza no kuruma muri kuncinege ngo nazasubira mu bushinzi. Uvuye mu buraya warurimo ugiye mu Jesus wapi kabisa.
se ni indaya oya njye nabo ndi indaya yemeze uburaya urumva nta mugabo oya mana ntabwo kwakoze kandi mfite umugabo bro Sharata warishingiye my husband mfite umugabo nasize mu rugo Yesu ntabwo kurakora ariko mfite umugabo wanjye mani ntabwo kurakora barakubeshye bro mishanza wumve ntabwo kurakora uba urindaya mu rugo njye mfite umugabo mani njye narashatse muri no miss narishingiye iki se ntabwo nishingiye mani nimba umugabo agufasha bro akagushingira business akakugira gute akakwitaho sibyo akananyemera ngo nikomereze gahunda zanjye mbamo niyo mpamvu mbabara mbonye nk'imbobo ziri kumenyera kandi umuntu nje wibashye mfite amafaranga yanjye umuntu wankajya kubana nk'abahanda gapfa ari kumenyera cyo kintu cy'imbabazi urabizi mfite umugabo maze imisi ndi kubivuga kasi nyamvuga ikintu kitari urakizi yego ndakuzi ubwimba nyimbo z'Uwiteka Imana usumwe akoreye Imana wabaye muri korali wabaye mu diakoni kuki urana mu Mana urahazi cyane uzigugaza mu Uwiteka uzi kujyamo imbere ukajya muri deep wakoreye Imana ahubwo no musi kwera amagiripe n'amasenezite kwera klima iriho nabo ndabona byatangiye kwanga ako nje ndaririmba bolo ndaririmba bolo ogara kane shaka bagezaho nta kibazo are you ready I'm ready you are ready as I got me okay aha hari yindi bavuga ati nta kintu mfite nakwirata nta n'ikindi nzigera mbona muri abana b'icyaze mani ese wacu kumvugira kandi ari kuririmba neza David ndi kumva aririmba neza ngaza ufashe nta kibazo kabisa none ari mishu najwe afite aririmba nk'igihori nawe ngaga nashiraho naribi iyo uririmbira Imana burarega mu Mana na bintu bibi bibamo erega cyo nanye se ntakiriho ibintu bibi mubona ngabantu nibabingo joyeze ngo ni mubi mubibona mu mubiri ku Mana joyeze no bivuga no mwitamo bibi kandi uteke kubucya abandi bantu mwitamo nimwe mubivuga erega comment ndazibona kandi joye ni mwiza iyi ni mwiza imbere yawe kwanuza kwa mukiga n'ubundi tugometse oya imbere yawe yayiti cyane rwose ngene nako Imana icyo cyose ni cyiza okay twagiye mu Uwiteka n'umwiza cyane nta kintu mfite nakwirata nta n'ikindi nzigera mbona Yesu Kristo atari abasaza bose yakunze bono wanyeretse nibwo shima nibwo nzirata mbega ubuntu butavugwa bwankuyeho urubanza nacyo nari kuzakora ngo nemerwe ni yacyuze ijwi riraza none mw'abantu mwe ngemeje mbasa namushima ndemeye ukanyara n'abantu mwe akomera mishu serious warakushije cyane gute watumye Imana yawe y'Imana yaguhaye uyijyana mu tubari mu YouTube cyane n'ibindi byose cyane rwose YouTube cyane se nukugwa uzi kuririmba cyane bro serious oyaha ahubwo unamusi yego unamusi na kumva nari kuririmba neza ongera nta kibazo rwose that's why mama arondeme kabisa cyandeme kabisa yego
Okay. Hari indi nkunda. Mishu ukiraho kuririmba bundi bikomeraho ye. Yesu rukundo rw'Imana yacu nawarondoru kwarungana rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo rwatumye Yesu zamwisi yacu ngindushya turuhure nacyakirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira. Amena. Hari igitero nkunda amena mishugumo kandi ukwikunda aho sha umwana wayo Kizwa muri Yesu kizwa mishu nakwira umwami n'ukiza narumugomane wase kutuderanja bro narumugome aho niho nkunda cyane nukwima Yesu musaraba kandi ukwikunda aho sha azimikira umwana ahita n'umwana mubi bro naje uzabana ijuru uzaryumva mu matangazo y'amurya gasogi uzagamije urya gasogi Yesu mwakire mishu yakijijwe azimikino irenze igihumbi mwakire pe mu rwazi. What? Say it again. Imikino mvuze wumvishe. Say it again. Wakiye mishi cyane. Sport vuga. Eri rukanse siyakizwa. Erega sport ngorora mubiri, ngorora ngingo. Hari na sport wenda zindi tutanazi. Imana umusura rimbi Yesu aramfashije arampangarukiye ati korera Imana. Yego rwose gwa muri Yesu. Narumugome listen. Yes amen kabisa. No kwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba. Amen. Narumugome nahite yari umugome no kwimuha Yesu n'umugome uzabaze ngende umwana mwiza w'Imana yabizi nabatijwe muri abarokore. Okay, ndi umurokora atojwe Imana nzi Imana iyo cyari cyo badukurikiye mwumve ko mishu yakira gakiza ngene ngo nakira gakiza mishu nje nago nakiriya gakiza. Okay, ndabyanze rero atura musengere nago nkakira ndebe musengere na n'umuntu ushaka nsengera ayo madayimoni yanyu ntimuyanshiremo ibizimu byabo rero ibidayimoni akarakara none waba dayimoni ufite ufite dayimoni na dayimoni kazi izo zibiri zose rero no zingiyamo hashya mishu akira umwami w'umukiza. Imana irambwiye ngo mishu agiye gukira agiye kumukire umudiaspora avuye muri Amerika aje gutebera mishu aza kwenda imodoka urayibonye n'inzu atura mishu atura pe akoze biki. ese ndi kwibaza ikibazo kimwe ubundi iyo mujya kuba ngo umuntu yature ngo yakira gakiza uza gakiza mfite kuntu kangana ariko sha mishu n'uyu munsi Imana yanyishije yego kubera iki byagakiza mani ndagahorana. Ibaze ko David ari hasi abazuminga hasi ariko David barawigira pe David akunda hasi akunda hasi nakunda tafata ntabwo wakorana n'Imana no yitaga David ari muri korali Imana izica kandi nanjye naganukanya ndirimba muri korali Imana. Yego sinshaka kubatangariza korali ndirimba makunda ndirimba ako nabaranje wayihozemo nabaranje ariko abaranje ni biki no so urasenga ndasenga vermishtoko ukandayisha
urasenga misho ahubwo rero reka mbabwire ako buretse gato ntukajajinge abaririmba neza ngo satani azi kuririmba nkorekeje majwi meza satani azi kuririmba cyane listen to me misho yaririmba nawe suinaha nawe dunuwa gutya hariya ni hano gutya sinze bagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wawe nigitangaza uko nahawe agakiza ku buntu nigitangaza nje munyabyaha nahawe agakiza aho niho ruzingiye nje munyabyaha nahawe agakiza narafashe ndakomeza nari cyangura mu gakiza niyo nacumura ndatanagera mu rugo nkihana nkapfukama nkasenga nkarira muhamagara Imana nambuye mu makuru nge muka wera ndafashijwe muza twihanira muza ducumura ntabwo muza twihanira oya kugira rubanda kugira abantu barwaye ego ongera ongezamu nigitangaza kazamukaza nigitangaza kiza barwaye mwami Kristo wera uko nahawe agakiza ku buntu nigitangaza nje munyabyaha nahawe agakiza shaka indi fasi amen mishu dusoza senga dusoza nta kibazo dusenga oh witeka Mana gasana nonjya gusenga ndapfukama hasa nabi harasa nabi sebenare akore ku Mana nabwibone twapfukamye henshi twaryamye henshi Imana ikunda umuntu wibaha nkinywa ku mutima ngenza ntago Imana ikunda umuntu wiyubaha bro ikunda umwubaha uyubaha Imana ikunda umuntu yubaha gaca bugufi atiyemera bro Dawidi yaratambye umwitero uragwa ari kumwe n'umugore amubonera igipipi abantu bose bazibona agapipi ubuse ko yihanganye Uwiteka Imana ikomeye Imana igira neza Imana ihambaye turacumura turabana b'abantu twambaye inyama n'umubiri n'amaraso turareba tugacumura tukavuga tugacumura ke turatekereza no mu mitima yacu tugacumura ariko ni Imana yicaye ahirengeye turakwinginze utubabarira twagenze nabi ibyo twavuze bitari byiza ibyo byose twacumuye utubabarire ndakwinze ntago ndi umwere ariko ndabizi neza ko uri Imana inkunda kandi uri Imana ikiranuka nshiye bugufi rero utugirire neza abantu bose bareba ino channel Kireva TV show ubaha umugisha kandi uduhe kwaguka dutere imbere iyi channel ibe yuzuza ibihumbi 10 yuzuza ibihumbi byose bifuza kugeraho urakoze kuri Imana igira neza kandi na Mishu official nayo uyisange kandi utugirire neza urakoze kuri Imana abantu bose batureba ubahe imbaraga kandi ubahe icyo cyose bakozeho ujye ugiha umugisha urakoze kandi natwe utugire neza uturinde ibicumuro kaza uzaduhe iherezo ryiza n'ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu nambaje amen.